Assalamu alaikum, amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikiye Khaila TV show. Twishimiye kongera kugaruka kuganira namwe, twishimiye kongera kubonana namwe, tubahaye ikaze bakunzi bacu. Buri wese wakoze subscribe hano kuri Khaila TV show ndamushimira kandi mbikuye ku mutima. Hano rero muratubona ko mfite umutumirwa, ngira ngo n'ubwa kabiri mumubonye hano. Muhaye ikaze, arabibwira nk'umuntu mukuru, hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Guhaye ikaze mubyeyi. Urakoze cyane Khaila. Njye banyita Jojo, ambara uberwe kuri TikTok niho mba ndi. Yego. Urakoze cyane Khaila kuntumira, byishimiye kuganira nawe. Murakoze kuba mwemeye kuza kutubera abatumirwa. Hari abantu benshi bansabye ngo ubutaha waraje ugenda udakomeje ngo tuganire nsigara njyenyine, barambwira ngo nzakugarure ufite umwanya. So mwamubonye rero Jojo ko yaje afite umwanya, tukaba tugiye kuganira ku bya biganiro byacu bijyanye n'umuryango. Tugomba kubaka umuryango kuko umuryango nibwo buzima. Uyu munsi rero wa none nk'umubyeyi ntabwo ari inararibonye cyane ariko arasobanukiwe. Tuje ngo tuganire ku kintu kijyanye no kuba abantu, uburyo ni ibiki bigenda bituma ingo nyinshi zigenda zisenyuka muri iki gihe. Ngira ngo turabizi, hari abantu bari divorce benshi, hari abana benshi bagize amadepresiyo kubera kubura ababyeyi bombi batandukanye. Twarebye rero tubona ni ikintu cy'ingenzi cyane twakakwiye kwigaho, tukagitangaho ibitekerezo, tukakijyaho inama kugira ngo turebe ko wenda hari icyo twaramura ku batarasenya, kandi n'abasenye bigishoboka rwose. Twabifuriza gusubirana mu kubaka umuryango mwiza ugizwe na papa na mama. So rero hano umutumirwa wanjye Jojo ambara uberwe. So nanabashishikariza kumufollowinga kuri TikTok. Imana nibishaka vuba azaza no kuri YouTube. Ni umubyeyi mwiza uzi kujya inama, naramushimye. So rero nagira ngo Jojo utubwire ni ibiki ubona kenshi byiganje, ni ibihe bintu byiganje cyane muri sosiyete bituma ingo nyinshi zisenyuka. Mu by'ukuri abantu barabanye bakundanye, bageze aho bagera barabyaye abana bifuza kurira, kuko ntekereza ko nta muntu n'umwe usenya kuko yabigizemo uruhare cyangwa se abishaka, cyane nk'abantu bafite famiye, abana, akifuza ko yatandukana na mugenzi we. Babona bibabaho, ahubwo turebe ngo ni ibiki, tubyirinde, tubirwanye. Ubona ari nk'ibiki Jojo? Khaila ati rero ubu muri iki gihe iyo urebye ikintu gisenya ingo, kenshi usanga ibintu byinshi bipfira mu kutaganira. Yego. Mu kutaganira. Buri umuryango wubakwa no kuganira ku bitagenda neza, mukaba mwakwicara mukabiganiraho, ibitanoze nyine mukabinoza. Iyo hataba kuganira rero urumva ko buri wese agumana ibye bikaguma muri we. Ni koko hakundi bigenda ibibazo, buri wese akagenda asenyuka ukwe ku giti cye, ukazikanga bose nta batagihuza ibyemezo. Yego. Ubona kenshi icyo kibazo gikunda gusenya ingo hanini. Bon, no kuvuga ngo icyo kintu cyo kuganira n'ibyo abantu iyo baganiriye bibafasha kumenya ngo ni ibiki bitagenda, kuko hari nk'abantu yumva kuganira kumva nyine n'ibintu biri aho. Ntese kumbana wenda niba ari umugabo n'umugore, abantu benshi basi imiryango myinshi abantu barakora, bajya mu tuzi, bataha bakumva ko niba babonanye bararana mu buriri, basangira ku isahani, barara mu buriri bumwe, bakumva ko ibyo bihagije mu kiganiro. Ni ubuhe buryo nyine ushobora kubwira abantu badukurikiye ibiganiro hagati y'abashakanye bikorwa mu buhe buryo? Ese umwe aha undi asaba undi audience, byite audience, amusaba uruhushya ati tuzaganire, biha oreri mu rugo ahubwo ati tujye tuganira ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu. Ese tujye tuganira ku biki? Sinzi wadusobanura ahangaha umuntu wumva kuganira asobanukirwe, kuko abenshi bibaza kuganira kumva nyine si ngombwa, twabonanye mwiriwe twiriwe, ibiryo turye
turyame, abantu bakumva ko bari mbese bakabyita kuganira, ariko mu by'ukuri kuganira nagira ngo twinjire dipu, ikintu cyitwa kuganira bikorwa biti. hari rero wenda ubu ndatanga nk'urugero, umugabo ashobora kuva nko ku kazi akinjira mu rugo Yego. agasanga wenda urugero nk'inkweto ziri aho mu nzira akazigezayo, ejo agataha akongera za nkweto ziracyari hahandi akazigezayo. Kera hari ukuntu ababyeyi bajyaga batureba igitsure, umubyeyi akureba igitsure ukabasha kumva ikintu akubwiye. Kuri iki gihe biragoye, niba umugore atabashije kubona ko za nkweto zibangamira umugabo, ejo bundi bigasubira akamererwa, cya kintu kigenda gikura. Ibindi byose nuko bigenda bikura, bisaba ko mufata umwanya wenda mukabiga no kuvuga ngo iki kintu singikunda, kuki ukunda kugikora, ko ntagikunda. Bivuze ngo hagati y'abantu babana buri wese agomba kwiga icyo umuntu akunda cyangwa se icyo yanga. Yego. Bivuze ngo nibyo bintu bigenda byica imibanire nyine y'abantu, ugasanga agenda hazamo utuntu tw'udutotsi tukagenda dukura. Hari n'ibindi baba bafitanye by'ibibazo usanga biri mu mabanga yabo bagomba kuganiraho bihereye batuje. Hari igihe bafata umwanya bagasohoka bakajya ahantu bakaganira ku bibazo bafite, rimwe na rimwe hakabaho igihe hari ibikemuka. Urumva ko ari ikintu cyose ahanini cyica ingo ni ukutaganira. Yego. Njye niko mba mbyumva cyane. Niho nyine navugaga nti ni ubuhe buri njyewe ndakuntu mbyumva, ntekereza kwirara nibyo habamo ikibazo, kuko ntekereza ko kuganira ni ikintu cyagakwiye kuba cyoroshye hagati y'abantu bahura buri munsi, babana buri munsi, cyangwa se bafite n'icyo bahuriyeho. Wenda hari n'abantu bakorera mu ntara, hari n'abantu bafite ingo baba hanze, umwe aba mu Rwanda undi aba mu kindi gihugu, ahubwo uburyo bateguramo ibiganiro byabo ngira ngo niho hari ikibazo, kuko hari umuntu wumva ko wa muntu we bahora baganira ku bintu bitandukanye, abubaka ati umufundi yagize gutya, abana ku ishuri babasabye, ukumva nyine mwaganiriye. Njye ngira ngo wenda mu buryo bwo gusobanura byimbitse, kuganira ni ugutegura ngo mu rugo rwacu twihaye gahunda. Njyewe nuko mbitekereza, twihaye gahunda ko buri cyumweru tuza dufatamo umunsi umwe, niyo twaganira iminota 30. Byaba na ngombwa hakabaho no kugira akajenda, ukandika uti njyewe mu rugo hari ikibazo iki n'iki, hari umwana uri gutsindwa mu ishuri, ndataha nkabona urahuze uri kuri amatelefone nayo asigaye asenya ingo cyane, kuko aradutwara, yaba abagore cyangwa abagabo. Ugasanga buri wese ari bize na telefone ye, ugasanga wa mwanya na wa mwanya mutoya tubona tuvuye kuri shuguri tugenda dushakisha za buri munsi, tuhaye telefone, tuwimye famiye. Ariko iyo ari ibintu bipanze, twavuga ati tuzajya dufite akazi, buri wa gatatu ufite agenda wanditsemo ibintu wagiye ubona bitagenda neza, aba umugore cyangwa umugabo, ku wa gatatu tuza dufata iminota 30, wenda twige ku bintu bitagenda neza, cyangwa se n'ibigenda neza tubikomeze, tuziga ku bintu 5, ibisigaye n'ibiziyongera tuzongera dukomeze, gutyo bigatuma bibafasha mu buryo bwo gukemura ibibazo. Nk'uko wabigarutse wavuga uti abantu ikibazo kiri gusenya ingo z'abantu ntabwo baganira, nanjye turabyemeranywaho ko ariko bimeze koko. Ahubwo noneho kuki abantu nyine bataganira? Aha rero tuhari kugira ngo wenda niba ubona ko kuganira ari ikintu cyoroheje, ikintu gikomeye cyane cyubaka umuryango.